uyu narise w'umujura nkwita umujura nkwita ibandi nkwita igiki njyewe arise umujura nana ahubwo ndi kwibaza ndi kurota bimeze bite ariba kwita arise n'uwo arise nana mise tuvuge ko utanyibuka nese usohoje utanyibuka nana indi usuhuza indi final umujura turahuye ndi kurota bimeze bite ariba kwita arise n'uwo arise nana mise tuvuge ko utanyibuka nese usohoje utanyibuka nana indi usuhuza indi final umujura turahuye nyuma yo kugenda ibintu byose bicucuye twibye ugiye wumvaga ko tutazakubona njyewe arise niba atangiye byabi umuntu umenyera ubundi mbere na mbere tuvugane wanashyizeho metero ndongera kubona warenze aho ari kumyegeresha murakoze cyane rero kugira ngo nsubize ikibazo abantu benshi barimo baragenda bambaza ku mbuga nkoranyambaga zanjye barimo kugenda bahamagara ati bimeze bite ko turi kubona za Press Vision episode 24 tutari kuyibona byagenze gute ko tutari kuyibona kabisa habaye ikihe kibazo abantu benshi rero bazindutse babinyandikira kuri Facebook, TikTok ndetse na YouTube ati abo ni twabikora kugira ngo tubone iyi filimi imeze neza kandi imeze wane ku buryo buri muntu wese ari buze gusobanukirwa. Rero ntago nigize mbabwira uburyo amakuru yabo ameze ariko ndagira ngo nyababwire mumenye neza icyatumye iyi episode itinda gusohoka cyangwa se itanasohoka mu masaha yaragenwe. Mwari musanzwe muzi yuko iyi filimi The Homeless Girl isohoka ku rubuga rwa Press Vision Films igasohoka saa 7 zuzuye yakora ikintu ikarenzaho nk'utuntu atadukenya cyane, ariko uno munsi ntabwo ariko twabibonye. Mwabonye yuko harenzeho amasaha menshi cyane kandi na n'uyu munsi uri kubona ko biri butware umunsi wose kugira ngo iyi filimi ibe yagaragara ku rubuga rwabo. Rero ntago filimi yabo yaba yakasarinzwe cyangwa se yagize ibindi bibazo, ahubwo nje kubibabwira neza kugira ngo abantu muri mwe murakwihuse amagambo muyareke n'abantu mudafite amakuru mumenye icyo bihagazeho cyangwa se uko amakuru ateye. Rero mwari musanzwe mubonamwo aba bakinnyi buri munsi sasa muka muri kuyiriba. Uno munsi hari abantu bari bayitegereje ariko bayibuze, gusa mwibuke yuko twaramukiye mu gihe kimeze nabi cyane, imvura ikabije cyane, imvura ifite ubukana ndetse iyo mvura yazindukiye ku muryango, bimwe bita kuzindukira ku muryango kuko ni imvura bujije n'abantu kujya gukora. Nta muntu wigize ujya guhiga, nta muntu wigize ujya mu kazi runaka, wasanze abantu bose bari iwabo. Rero no gukina filime byari kugorana kuba wayikina imvura yaguye. Si iyo mpamvu rero nyamukuru, ahubwo hari impamvu ndi bukubwire ku munota wa nyuma y'ingenzi. Ndagira ngo ubanze ufungure inzogera ndetse unakande subscribe, unandike muri comment uko ubyumva ndetse unakorera like kugira ngo dukomeze kujyana. Rero ndagira ngo nkubwire yuko iyi filime y'ingenzi mukunda muri benshi, mushaka kumenya muri benshi ndetse uko mwayibonye mwo ubutumwa bwiza bwubaka, ubutumwa wareba ukavuga ati waranangiye nemeye guhinduka. Ni filime rero abantu benshi bakunze ku buryo abasaza, abakecuru ndetse n'urubyiruko usanga rurimo rayiteraniraho imigero uvuga ati amafilime yanjye. Ndetse usanga hari n'abantu benshi baba bambwira ati wazaretse tukaza gukina muri iyo filimi, wazaretse tukaza kuza nyine tugakora production muri filimi. Nabwiye yuko ubishaka cyangwa se ushaka kuza azakina filime cyangwa se azagira ibindi akora kuri iyi Press Vision yacu, namubwiye yuko anza kujya muri comment nyine akandika uko bihagaze, ndetse igihe cyazagera nyine akaba yahamagarwa ndetse igihe cyazagera akabwirwa yuko ibintu byaciye mu kuri. Gusa rero ngira ngo mwabonye yuko nyine imvura yaguyeho ari nyinshi cyane, ngira ngo nta muntu utabibonye keretse nimba mu karere k'iwanyu imvura itahaguye. Abantu rero ntago bigize bakora filimi. Murabizi yuko kuba wafata kamera ndetse n'ama recorder ukajyana ahantu nyine ngo ugiye kurikodinga, ugiye kuba wafata amashusho biragura cyane. Kuba imvura yabiri kugwa cyane, imvura irakubangamira ku buryo ujya kubikora bikanga, nubikore neza ngo bibe byaca mu kuri cyangwa se ngo bice mu buryo bwa nyabwo. Abantu benshi rero baba bazi yuko byoroshye cyane, ariko ntabwo byoroshye. Urabizi yuko igihe iyo impungenge zose mwari mufite kuri iyi filime rero kuba itasohotse, hari ibindi bintu byayibayeho. Abantu bakivuga ati ese bayiretse bayibivuyemo, hari ikibazo cyagize cy'amafaranga, hari ibindi bibazo byaba byavutse kubera ino filime itasohotse. Ndabizi wibazaga byinshi, watekerezaga byinshi kuba utarebaga ino filime ngo uyibone nyine
uyirebe uvuga ati ndayibonye nta kibazo ifite. Wari wagize ngo yahagaze, wabonaga abantu basohora utuvidewo twinshi basesengura ugira ngo ni filimi za Press Vision, ariko ntabwo zabaga ari izabo nyine. Wagiramo wamara kuzereka ukavuga ati ewana izi filimi se kumbona zirimo ziranyobera, Press Vision byagenze gute? Rero nakubwira ngo byose birakemutse, gusa nakubwiye yuko ku munota wa nyuma aribwo ndi buvuge ikibazo cy'ingenzi, nuze kwihutisha rero kuko no hano ngiye kugira mvugamo bya bindi biri bugufashe guhita umererwa neza. Gusa nyine mwabonye ko episode 23 yagenze, mwabonye yuko Alice yahuye n'uyu mukobwa Nana, aramubangamira, aramutukagura, amwita igisambo, amwita ikintu nyine kidafite icyo kimaze mu buzima bwabo, kuko ngo yabibye amafaranga, kandi murabizi yuko ari sheke yahawe na nyina wa Nana kugira ngo abe yabasha kuva mwa rwarwo ngo atazajya arangaza Lewis, bityo akica ubukwe bwa Lewis ndetse na Tricia. Rero mwabonye ko na Tricia rero yatangiye gukora ibintu by'iperereza, ngo agiye kugira iki, agiye kuzana iki. Mwabonye yuko mama Lewis yari agiye guhura na Alice kuri telefone, kuko yari agiye gufata telefone y'abandi ngo ayitabe, yari agiye kuba yakora amahano, kandi muri tablo handitsemo ngo Alice. Ibaze noneho iyo amubona akamenya ko uriya muhungu ari we Lucky, ari we ucumbikiye Alice, byari bigiye kuba ibindi. Sinzi uko twari kuzaba tumeze muri filime muri episode zikurikira, sinzi ukuntu ino filime yari igiye kugenda, kuko Alice yari agiye gufatwa akaba yakwaka ubuzima. Rero ndajya nkubwire yuko ugiye gukomeza kudukurikirana ukana subscribe, ndajya ngo mbabwire cya kintu cy'ingenzi nabitse ku munota wa nyuma. Ndagira ngo mbabwire yuko rero iyi filime mwabonye irimo hagenda ikundwa cyane, mwabonye ko nyine mu gihe gitonya nayo iba maze kurebwa n'abantu benshi. Iyi channel yabo ibafasha kuba baboostinga bakagera kure, ubona ko bamaze kugera kure. Rero nimba ufite igitekerezo cyangwa se utagifite, genda muri comment wandika ati Imana ishimwe, cyangwa se wandika ati kuki mutari kuduha filime. Ndaje mbabwira ati ewana nimuzane filime, abantu barayitegereje, kandi no munsi batayiduha muri bone yuko bari buyiduhe ejo nka saa saba n'ubundi twayitegereza tukayibona. Mwihangane kuba twabatindiye, ejo bashobora guhita bayiduha imeze neza, kandi imeze neza cyane. Na n'uyu munsi mushobora kuyibona mu masaha yenda gushyira umugoroba, ariko ntabwo tubyizeye neza, ariko nanone mushobora kutayibona kuko hari ibintu byinshi byabarogoye nyine biri butume mutayibona. Rero impamvu nyamukuru butume ino filime itasohotse, mbere na mbere nayivuzeho, ni imvura. Iyi mvura rwose yatumye hataboneka uburyo bakora filime, kuko filime yo mu mvura nanone iba isa nabi. Mwari kujya mwino bati ese iyi filime ko nabonye isa nabi, itameze neza, bite byayo byagenze gute? Ugasanga nyine muri jojoba muri comment muti filime iri gusa nabi, mutanga ibibazo byanyu, ariko bategereje baravuga ati turi buyibahe imeze neza, nubwo mwayifata ku munsi w'ejo nta kibazo, ndetse kandi bakayibaha imeze neza. Mwagiye rero mubabwira yuko amajwi ataba ameze neza muri episode zimwe na zimwe. Hari ama episode mwabonye amajwi yavugaga nabi, ndetse n'anasohoke rimwe na rimwe. Rero mwarabibabwiye mubinyujije kuri channel, turagenda turababwira ibibazo babicisha muri nuza yabo, abasha kubibona barabisubiza. Murabona ko ikibazo cy'amajwi cyagenze neza, kandi n'amashusho aba agaragara neza. Umuntu rero nawe wari wasabye ati muzabagaragaze bari nko hano ku gahanda bari hanze. Mwabonye ko Alice ndetse n'uyu mukobwa bahuye bari ahantu nyine hanze, apana kongera kubabona bari mu nzu honyine. Buriya filime ikorerwa mu nzu honyine nanone ntabwo biryoha. Rero icyiza ni uko mwagomeza gutanga ibitekerezo, muri kubona ko bari kubumva. Umuhungu ejo bundi yarabinyandikiye ati bazajya hanze amajwi azamere neza, nyibibabwira bahise babihindura. Murabona ko rero basigaye babumvira, namwe ko basigaye babaha ibintu byiza kandi biryoshye. Ngo rero ntucikanwe, kanda subscribe ndetse ufungure inzogera, kugira ngo nimba hasohotse filime cyangwa se nimba hari ikibazo igize ujye uhita ubimenya mu buryo bwihuse, uri uwa mbere, ku buryo nyine bya bindi byose ubu bihita ubibona nta bitabanje guca ahantu. Ariko ugasanga filime yasohotse ntabwo uri kuyibona kuri screen yawe, bitewe n'uko utakanze subscribe, utafunguye inzogera, ndetse utanakoze na like kuri video wabonye. Ibi ngibi rero bijya bibaho ku bantu benshi, na niyi mpamvu
hari abantu benshi batajya babona filimi bavuga ati ese ko mutaduhaye filimi bakoresheje wenda nka video ya mbere ariyo bari kwandikamo, ati ko mutaduhaye filimi kandi filimi yasohotse ariko kubera ko atakoze subscribe nyine ngaze amenye icyagiye imbere, ntabwo bituma nyine uwo muntu atamenya amakuru ya nyayo. Rero nkubwira ati kandi iyo subscribe, filimi yose izajya isohoka uzajya utubaza ati byagenze gute, iyo tuyireba nyine ikugeraho byihuse. Kanda like rero ukande niyo subscribe, ufungure inzogera, share nayo ibikenewe, noneho na comment ugomba kuvuga ikintu utekereza nabyo. Ibyo bintu murambi babwira ati ari kugutekereza rwose, ntabwo umuntu aba buri ikintu yatekereza ngo avuga ati byagenze gute na gutya. Wanabandi kubashimira cyangwa se ubagaya, byose ubu byemerewe. Murakoze cyane. Ngiye nitwa Jugusine Rami, ndaje mu kanya babwire andi makuru cyangwa se mbahe indi filimi iryoshye. Murakoze cyane.